amatwi ubundi yakoresha iki mbwira undi mumaro w'amatwi tarinete amatwi afata rinete okay nicyo cyonyine akumariye none se ko arumbaje undi mumaro wa kabiri wane se utarwaye amaso ubwo akumariye iki tarinete afata akumariye iki nta muntu nkishaka hano Nyaxo kandi nkubwiye ko aribwo bwa nyuma n'ubwa mbere ngenga rusanga sinzagaruka pe Nyaxo nakubite hirya no hino kuri Saint Valentin wavuze ngo iki kuri Saint Valentin wavuze ngo iki ku irayidi wavuze ngo iki sindi umusirama ariko ku irayidi nakubonye ejo bundi buretse mu kwa 11 mu mpera zako wavuze no nta nakabanga basi yigishamo amezi 6 umuntu amenye ko aciye muri iki Nyaxo nta nakabanga muze kwiyo Nyaxo utabeshye naherukaga hano nukuri ko Imana ngo naribereye mu diakone ku rusengero Nyaxo ngereka mubwiza ukuri pe ngewe mfashe uyu munsi dore nzariranyishe pe ndavuze ni Nyaxo ndabizi yaduciwe ariko namfashe basi mbashe nige uyu munsi Nyaxo nubona ngarutsa Imana mwijuru zabuzwa n'iki kuhagaruka se nukuri pe twembiruka muri babiri mugagaruka muri bane nzagaruka pe none nagize gutya kirahimbwa ariko mwayibye hadashize n'ibyumweru ubundi ngize ukuri imbwange n'indi wayiba ako umuntu yibimbwa agahita afungura icyokezo barese si abana haba harahepfo bitwa bagenge koko buriya bashobora kuba aribo bayitwara kandi kigaragara kiba kikuzanye n'ukurya nukuri pe uyu munsi nibyo no uzagera ujye uvugisha ukuri ujye uhita uvuga ngo nzanywe no kurya Nyaxo nzanywe no kurya no rero pusireka nizere ko iryo jambo rikomeje ubwa mbere n'ubwanyuma y'izina ry'Imana pe Nyaxo ninongera kugaruka hano hana aricyo kintu kinzanye kindi nukuri ugiye kurira ibiryo se oya